ni mu masaha y'igitondo. Willy rero aba yabyutse kare maze agategura ibyo kurya bya mu gitondo. Kano kanya rero aba ari gutegura ameza, naho Alma arabyuka amaze rwose kwitegura, maze yagera muri salo agahita asanga umugabo we ari gutegura ameza yihuta cyane. Yahise amubwira ati waramutse neza Rukundo, ati none se koko wabyutse ryari kugira ngo utegure ibya mu gitondo? Willy ati mukunzi, nari mbizi neza cyane ko ntagutegurira ushobora kuza kujya ku kazi ushonje, kandi umugore wanjye mwiza ntabwo agomba kujya ku kazi ashonje, ntabwo bishoboka. Ni nako kandi yari ari gukurura intebe afata n'ukuboko Alma amwicaza. Alma rero yamaze kwicara maze nyine Willy ahita amubwira ati ngaho rwose fata amafunguro ubundi ujye ku kazi umeze neza. Alma yahise amubaza ati ariko Rukundo, ubundi ubu si njye muntu ufite umugabo mwiza kuri iyi si? Burasa si we mugabo mwiza wenyine uhari? Naho rero Willy aseka ati hoya, ahubwo nyine ni wowe mugore w'umunyamahirwe kubera ko wabashije guhura nanjye, gusa urabizi kuko itabona inshingano zanjye. Ubwo kandi yabivugaga ari no kumuseriva amushyirira ku isahani nyine. Yabonaga kandi arimo ari gutinda gufata amafunguro n'ukuntu ari gukerererwa, maze Willy we ahitamo no gutangira kumutamika. Alma rero we byabaga byamurenze, nubwo nyine ibi bintu yari abimenyereye, ariko nanone hari ibintu nyine uba ureba ukabona ntabwo ujya ubimenyera. Yajyaga yibaza niba uyu mugabo azaba we ubuzima bwose, kuko ibintu yamukoreraga ntabwo byari bisanzwe habe na gatoya. Alma rero wari uri kurya vuba cyane cyane rwose, ubona ameze nk'udahumeka kubera ko yari afite umushoramari bari buhurire ku kazi, kandi bagombaga guhura amasaha nyine yari yegereje. Yari ari kubwira rero umukunzi we Willy ati ndabona rwose ngiye gukerererwa. Naho Willy aseka ati none se uwo mukiriya wawe ntabwo wigeze umubwira yuko amasaha y'Abanyafurika tuyubahiriza? Naho rero Alma aseka ati ndamutse mubwiye iby'Abanyafurika ndakubwiza ukuri amafaranga ye yahita yongera akayasubiza mu gikapu akigendera. Ahubwo nyine ngomba kugenda kuko ahantanze rwose naba mpombye. Kano kanya rero n'ubundi amatelefone yari menshi ari kumuhamagara. Yahise ahaguruka rero maze Willy aramubwira ati nta kibazo genda nyine, atari ko hari akantu nashakaga kukubaza ndakibutsa ahubwo mbere y'uko uva hano. Naho Alma ati mbaza nta kibazo. Willy ati nabonye wakuye nyine 1,500,000 kuri konti duhuje, byagenze bite? Naho Alma ati urumva nyine hari ibintu nari nkeneye gukora ku kazi kandi byihutirwa, hanyuma rero kugira ngo ntagaragara nabi nayakuye kuri konti yacu, ariko ndaza kuyasubizaho nta kibazo. Willy ati okay, ati nta kibazo noneho kandi nyine ugira umunsi mwiza. Yahise agenda rero, Willy nawe asigara afata amafunguro ndetse nawe agomba kwitegura kugira ngo ajye ku kazi. Willy rero yamaze kwitegura ageze ku modoka ye agiye kujya ku kazi, umukozi wabo wo mu rugo yaje yiruka ati boss, ati nagira ngo mbabwire muze kugura ya nzoga yanyu mukunda kunywa kubera ko yashize. Yatangiye kuvuga utugambo twinshi ati ya yindi unywa buri mugoroba, ntabwo nibuka rwose uko yitwa, gusa nzi ko iri mu icupa rinini, ya yindi nyine ukunda kunywa buri gihe iyo uvuye ku kazi. Naho rero Willy wari wakomeje kumutega amatwi wese amubwira ati uravuga konyake? Naho rero uyu mukobwa ati yego niyo ngiyo rwose yarashize, rero nagira ngo muze gutaha muyitahanye kugira ngo nyine mutaza kubura icyo munywa. Uyu mugabo rero yahise amubaza ati hanyuma se gute yashize ko rwose maze igihe gitoya ndetse rwose nta wundi muntu uyinywa hano, utangiye se kuzajya unywera inzoga kandi? Uyu mukozi ati hoya rwose. Yahise atangira kurahira ati ntabwo nabyubahuka, ikindi kandi ntabwo jyewe rwose w'inzoga, ikintu cya hano nywa cyonyine ni amazi, nta kindi kintu njya nywa. Naho Willy ati hanyuma se yabijya hehe ko n'umugore wanjye atanywa inzoga? Urumva ari nde twaba tuyisangira? Uyu mukozi rero yahise amubwira ati rero rwose bosi, umuntu nyine wundi ujya uyinywa buri gihe yaje hano ni musaza wa mabuja. Willy ati musaza wa nyokobuja? Ati umugore wanjye ntabwo rwose agira musaza we. Uyu mukozi yahise yumva haravuze amafuti ati ubwo niba atari musaza we, ibyo ari byo byose ubwo ni mubyara we, kubera yuko akunda kuza hano kandi buri uko aje hano baransora nyine bakambwira ngo ningende nanjye ngahita ngenda. Ubwo rero ubwo aheruka hano nibwo nyine nabonye yuko inzoga yawe yashizemo, kuko niwe muntu wenyine uyinywa. Uwo muntu rero ndi kukubwira
ntabwo nyine ari mugufi sina muremure gusa, araringaniye, afite ubwanwa bwinshi, ariko nanone umurebye neza ntabwo ari mwiza ku isura habe na gatoya. Willy rero yahise amubwira ati ibintu uri kuvuga ushobora kuba ntabyo uzi, kubera ko abo bantu bose uri kuvuga umugore wanjye ntabagira, gusa ndaje rwose nikorera iperereza, ariko ninsanga wambeshye uzabona icyo nzagukorera, kubera ko ngewe ntabwo njya ngira imikino. Uyu mukobwa ati rwose naba nibeshye ku isano, ariko uwo muntu we akunda kuza hano kandi kenshi cyane. Willy rero yageze ku kazi, maze gukora akazi biranga, ibitekerezo byari byamubanye byinshi, buri kanya yariruhutsaga, maze akajya avuga ati ariko Willy gerageza rwose ube concentre, kubera yuko ibyo uri gutekereza ntabwo ari ibya nyabyo. Kano kanya yari ari kwirema agatima ati hoya, ibintu ndi gutekereza byo rwose ntabwo byashoboka. Yabuze amahoro rero ku kazi rwose, ibintu byamubanye bibi uyu munsi wose. Yaratashye ku mugoroba, maze ahita ahamagara wa mukozi, yaramubajije ati none se wa mugabo uza hano buri gihe uko ntahari, uyu munsi nabwo yaba yaje? Uyu mukozi yahise amubwira ati hoya, uyu munsi ntabwo yaje, kubera ko aza buri wa gatatu. Willy ati ushatse kuvuga yuko buri kwa gatatu uko nyine madamu wanjye aba yaruhutse uwo mugabo araza? Naho uyu mukozi ati yego, buri wa gatatu rwose nta n'umwe ajya asiba, ndetse niba ushaka kumureba nawe ku wa gatatu uzaze uzasanga rwose ahari, buri wa gatatu wose araza. Willy yahise amubwira ati ngaho isubirire mu kazi, urakoze kandi. Muri weekend rero hano mu rugo kwa Willy bari bafite abashyitsi. Abo bashyitsi rero ni umushuti wa Arima ndetse n'umugabo nyine w'uwo mushuti we bagombaga gusangira, kuko nyine bari inshuti z'umuryango nabo. Arima rero yarabiteguye, yaratetse ndetse n'umugabo we aramufasha, bategurira nyine abashyitsi. Willy yageragezaga kwereka umugore we ko nta kibazo namba gihari, ntabwo yamwerekaga ko rwose hari ikintu kiri kumuhangayikisha muri iyi minsi. Bamaze gutegura rero, maze ba bashuti babo baraza, bagiye ku meza bari gufata amafunguro, maze bose batangira kubabwira yuko amafunguro ameze neza cyane. Willy ati nyine umugore wanjye ni byose, niwe uba wayateguye, umugore wanjye nta kintu na kimwe adashoboye. Naho rero Arima ati ahubwo umugabo wanjye niwe umfasha muri byose, urumva ko nyine ari we urenze. Aba bombi rero bari bari kubabwira batari ko nukuri couple yanyu turayikunda cyane, kubera ko tuyifatiraho icyitegererezo. Bakomeje gufata amafunguro, maze umugabo wa mushuti wa Arima aba atangiye kubwira Willy ati ariko se Willy, wari uri kuvuga nyine ibintu mba ndibutse, ubundi wa murumuna wawe bimeze bite? Urabyumva ute turamutse nyine tumugerageje? Dore ko nyine uyu mugabo yakoranaga na Willy ahantu hamwe. Naho Willy ati mbabarira, ibyo bintu byihorere, sinshaka kubyumva. Uyu mushuti rero waba ati ariko se ko yaje kudusaba imbabazi kandi akatubwira yuko rwose ibyo arimo ari kugerageza kubivamo, kubera iki tutamufasha kugira ngo abivemo? Naho Willy ati mbabarira, ibyo bintu bireke, kubera ko uriya ntabwo ashobora gukira, ndabizi rwose. Umuntu wagiye mu biyobyabwenge ntajya bivamo. Uriya murumuna wanjye yapfuye ku myaka 21, biriya byose byabaye mbireba n'amaso. Yari afite umukunzi, maze uwo mukunzi we amujyana mu biyobyabwenge, guhera uwo munsi yahise yangirika. Murumuna wanjye yari umuhanga cyane, nabonaga azavamo ikintu gikomeye, twatekerezaga ko azagera kure, ariko mu by'ukuri ubu nta kintu na kimwe kimurimo, nta kintu na kimwe ari cyo. Ikindi kandi ntabwo rwose wamwizera ngo utekereze ko azabireka. Uzi inshuro zose twamuvuje, uzi inshuro zose twamujyanye ahantu hagiye hatandukanye kugira ngo turebe ko yabireka, ariko uko yavagayo yahitaga n'ubundi yongera akabisubiramo. Ntakubeshye rero, njyewe rwose nkubwije ukuri rero, njyewe nanga ikiyobyabwenge n'igisa nacyo cyose, bityo rero nta gahunda nzigera ngirana n'umuntu yaba anywa ibiyobyabwenge yaba bicuruza, nta sano nzigera ngirana nawe. Nizere ko kandi ibyo bintu tubyumvikanye, utazongera kubimbaza ukundi. Nyamara bari kuvuga ibi byose, wabonaga Arima ndetse na mushuti we bari kujya barebana, ukabona rwose bameze nk'abantu bafite ikintu baziranyeho. Arima we wabonaga afite ubwoba bwinshi, kubera ko n'ikirahure yari afite mu ntoki
cyari kiri gutitira, wabonaga afite ubwoba wagira ngo ahari ni nk'aho ari we bari kuvuga. Kubera ukuntu rero Willy yumvaga nyine ibi bintu bimurenze, yahise anahaguruka, yumvaga nta kindi kiganiro ari buze kugirana n'aba bashyitsi, kuko rwose yari ababaye, wabonaga bisa nk'aho bibyukije ibintu byari bisinziriye muri we. Iminsi rero yarihuse, maze ku wa gatatu haba harageze. Mu gitondo rero Willy agiye kujya ku kazi, birumvikana nyine umugore we yagombaga gusigara mu rugo kuko wari umunsi we w'ikiruhuko. Willy rero yaramubajije ati none se sheri, uyu munsi ko ari ikiruhuko cyawe hari gahunda waba ufite? Arimo ati oya ntayo. Willy yahise amubwira ati ndumva ari byiza cyane, ndifuza ko nyine uyu munsi waza kunsanga ku kazi maze tukajyana muri ya resto y'Abashinwa wajyaga uhora wifuza kujyamo. Uyu munsi ndifuza ko dusangira ibya saa sita. Arimo rero yabaye nk'utunguwe ndetse ubona arabyishimiye cyane rwose, arashigutse ati nibyo se koko? Naho rero Willy ati cyane. Arimo yahise yibuka yuko uyu munsi ataboneka wese, maze ahita amubwira ati nibutse yuko nari mfite gahunda. Naho Willy ati ariko wari wambwiye yuko nta gahunda n'imwe ufite, sinzi niba wari wabyibagiwe. Arimo ati urumva nyine hari umushuti wanjye rwose kuva yava hanze sindajya kumureba, ariko nta kibazo ndanyurayo noneho nze guhita ngusanga ku kazi nta kibazo. Willy rero yaramubwiye ati nta kibazo. Yahise amubaza ati none se atariko n'ubundi ndakureba nkabona wagira ngo ntabwo ubyishimiye nyine byiriya resto kandi wajya guhora uyushyuhiye uyishaka? Naho arimo ati oya ndayishyuhiye n'ubundi rwose ndaza kuza. Willy rero yahise amubwira ati ariko nabonye muri no minsi warongeye gukura 700 kuri konti dufatanyije. Arimo ati yego nayakuyeho, ati hari umushuti wanjye wari ufite ikirori. Willy ati hanyuma 700 byose se ku kirori gusa? Arimo ati urumva nyine harimo n'imyenda yo kujyana muri icyo kirori n'ibindi byose bijyanye nabyo. Willy ati ariko twavuganye yuko tugomba kuzajya nyine tubivuganaho igihe cyose hari ugiye gukora kuri iyi konti duhuriyeho. Arimo ati ndabizi cyane ariko nyine narabyibagiye kubikubwira, ariko umbabarire. Willy ati ubundi se uwo mushuti wawe ni uwuhe, naba muzi se? Arimo ati oya ntabwo muzi, ni umushuti wanjye wa kera, n'uwo twiganye muri segonderi, urumva ko nyine utamuzi. Willy yari ari kujya amunaga akajisho akamureba nyine nk'umuntu rwose ubona ufite amakenga ku bintu byose arimo ari kuvuga. Yahise amubwira ati noneho rero nta kibazo, ugira ibihe byiza, ubwo ndagutegereje uraza kongeraho kuri biro maze tujye gusangira. Arimo ati yego. Willy yamuhaye bizu, ariko arimo ahita amwitegereza kuko yumvise nyine iyi bizu rwose nta rukundo rurimo habe na gatoya, dore ko nyine yumvise atari ibisanzwe. Willy rero we yahise yisohokera nyine arigendera. Akigenda arimo yahise yifata ku mutwe yipfuka mu maso, yumvaga afite ubwoba, yumvaga nyine ibintu biri kuba rwose muri iyi minsi biri kumutera ubwoba. Willy rero yageze ku kazi, yagombaga kwamara umwanya mutoya maze agasubira mu rugo kubera ko yifuzaga kureba ibintu nyine umukozi wabo yamubwiye niba ari ibya nyabyo. Yamaze rero nk'amasaha 2 gusa, maze kandi abasubiye mu rugo. Yafunguye urugi, agifungura rero ibyo yabonye yagize ngo rwose ari kurota, kubera ko yasanze hari umugabo rwose uteye ubwoba wari uhagaze hano muri salo, naho umugore we amupfukamye imbere. Nyamara cyari giteye ubwoba kurusha ibindi nuko uyu mugabo nyine wari uhagaze yari afite ipantaro ayifashe nko mu ntoki, nyine ubona ko idafunze, umukandara yawufunguye. Akibona rero Willy yarikanze maze ahita atangira gufunga iyi pantaro. Naho rero arimo we yaragipfukamye hano n'ubwoba bwinshi. Willy yahise atangira gukubitagura uyu mugabo. Naho rero arimo ati sheri mbabara ndakwinginze, ibintu rwose uketse nizere ko ubizi neza ko atari byo. Naho rero Willy ati ngo iki? Ati ibyo nketse si byo. Hanyuma nsanze umugabo mu nzu yanjye, umugore wanjye amupfukamye imbere, uyu mugabo afite amapantaro arangaye, hanyuma uragira ngo umbwire ko ibyo nketse atari byo, cyangwa ahubwo ibyo mbonye n'amaso? Kubera ko ntabwo nketse, ndabyiboneye n'amaso, ndakubonye. Naho rero arimo ati sheri urabizi rwose ko ibintu uri gutekereza ntabikora, sinabikora uranzi neza. Willy ati najyaga ntekereza ko nkuzi,
ariko nsanze ntari nkuzi habe na gatoya. Arimo ati ni ukuri mbabarira rwose mukunzi ngusobanurire, mbabarira nkubwire. Naho Wira ati uransobanurira iki? Hari ibyo uri bumbwire birenze ibyo niboneye n'amaso? Arimo rero yari ari kugerageza gufata Wiri kugira ngo nyine amuvugishe, ariko Wiri yari afite umujinya mwinshi. Yahise asohoka yihuta maze ajya kuri geti. Yahise ahamagara umuzamu ati mbwira, uriya mugabo usohotse hano asanzwe aza hano? Umuzamu yarabanje araceceka. Wiri yamubwiye mu ijwi rikanganye cyane ati mbwira, uriya mugabo asanzwe aza aha? Umuzamu ati yego, akunda kuhaza rwose inshuro nyinshi. Wiri yahise yikorera amaboko kubera ko noneho yari amaze kwiheba bya nyabyo. Yarahagaze rero abura icyo akora, atekereza gusubira mu nzu biranga, atekereza kwicara hasi. Byose yumvaga nta kintu na kimwe ashoboye gukora muri kano kanya. Yafashe umwanzuro rero wo kwisohokera maze aragenda yegera mu kabari kuko yumvaga nyine adashaka kongera kureba umugore we mu maso. Yari afite agahinda kenshi cyane, nyamara Arima nawe yari ari kurira ati ibi bintu rwose nibyo nahoraga ntinya, none n'ubundi biranze bimbayeho. Ibi bintu rero ndaza kubikemura gute? Agahinda kari kamurenze. Wabonaga nawe atazi icyo gukora. Yicaye hano muri salo ategereza ko umugabo we agaruka, dore ko yamwoherezaga mesaje ntasubize, yamuhamagara ntiyitabe. Mu masaha y'ijoro rero yagiye kubona abona umugabo we araje. Yagiye yiruka amusanganira ati mukunzi umeze neza? Nyamara umugabo we yari yasinze bikabije. Wira ati ntunkoreho, winkoraho, sinshaka kunkoraho. Arimo rero ati mbabarira rwose nkubwire kuko ibintu watekereje ntabwo ari byo. Wiri ati nta kintu nshaka kuvugana nawe kandi ntunkoreho. Yari ari kugenda rero rwose ubona agiye no gutemba. Ni nako Arima nawe yagendaga ashaka kumuramira kugira ngo adatemba, ariko Wiri ati nakubwiye ngo ntunkozeho izo ntoki zawe. Yaragiye ajya mu cyumba. Arima asigara yicaye muri salo, amarira yari yamurenze. Wabonaga ibintu biri kumubaho nawe rwose atazi icyo yabikoraho. Iri joro rero ryabaye rirerire. Mu majoro yose Arima yaba yarigeze agira, mu gitondo yarabyutse maze ajya kureba wa mushuti we. Yagezeyo rero ubona yijimye rwose. Umushuti we akimukubita amaso ati wabaye iki? Ko mbona utishimye, niki cyabaye? Naho rero Arima yahise amubwira ati Wiri yatubonye. Naho uyu mushuti we yahise amubaza ati yababonye wowe nande? Arima ati yatubonye njyewe na Davide. Uyu mushuti we yahise amubaza ati hoya, ntumbwire ko kandi icyo kibazo kitararangira, ntumbwire ko utarakirangiza. Arima ati ntabwo ndakirangiza, byarananiye rwose kukirangiza. Noneho se uzi ikibabaje kuri ibyo? Nuko nyine uyu munsi Davide noneho yaje rwose ameze nk'uwasaze. Yambwiye ngo noneho nta n'amafaranga ashaka, ngo icyo ashaka nuko tugomba nyine gukora gahunda, kandi mu by'ukuri ntabwo rwose bishoboka. Hanyuma rero yari yafunguye nyine amapantaro ariko mbwira ngo arashaka ko dukora gahunda. Nari mfukamye ndi kumusaba imbabazi, mubwira nti mbabara rwose nguha amafaranga yose ushaka, ariko ibyo byo ntibyashoboka kubera ko ndi umugore w'umugabo, ntabwo ibyo nabikora. Nyamara Wiri akinjira kubera ukuntu yasanze tumeze, yahise atekereza ko twari turi gukora ibyo nawe utekereje. Uyu mushuti wese amubwira ati mbabarira ndakwinginze ntumbwire ibyo bintu kuko none ibyo byo birakomeye cyane, ariko ndakeka ari cyo gihe cyo kugira ngo ube wabwiza ukuri Wiri. Ugomba kumubwiza ukuri, ntabwo rwose agomba gukomeza kwibeshya kuri ibyo bintu. Arima ati ntabwo nabishobora kumubwiza ukuri kubera ko ndamutse mubwije ukuri kw'ibyo yabonye yahita ambaza byinshi maze bikarangira amubwiye byose. Umushuti we ati nyine byose ugomba kubimubwira. Arima ati hoya, ntabwo nabasha kubwira hahise hanjye Wiri, ntabwo bishoboka. Ni gute nabwira Wiri ko umugore we mwiza wiyubashye abantu bose bubaha yahoze acuruza ibiyobyabwenge? Ni gute namubwira ko nahoze mba ku muhanda ndetse buri kimwe cyose kibi nagikoze? Gute namubwira ibyo bintu? Umushuti we ati nyamara ugomba kubivuga byanze bikunze kuko nta yandi mahitamo ufite. Ntabwo wakomeza kumubeshya. Erega noneho guhisha hahise hawe, guhisha ikinyoma nta kintu kimwe wagisaruraho uretse ibyo byose nyine utangiye gusarura. Ugomba kumubwiza ukuri rero buri kimwe cyose akakimenya maze kiba kikaba. Naho Arima ati sinshaka gutakaza umugabo wanjye. Noneho itekerereze bya bindi wabonye, kwa kuntu wabonye ariya Gisa ku muvandimwe we, noneho utekereze ngewe n'ubundi rwose ibyanjye nawe byaba birangiye. Ntabwo nabona izo mbaraga zo kumubwiza ukuri. Ni ukuri ntabwo rwose nabishobora
Uyu mushuti we rero yahise amufata maze amwiyegamiza mu gituza ati komera, ndabyumva ntibyoroshye, kubera ko Arima yari ari kurira amarira menshi, yari ari kumubwira ati ni ukuri nkurikije ukuntu nabonye wirameze, ndakubwiza ukuri ko yatangiye kumbonamo undi muntu, yanyanze, nta nubwo nshaka ko mukoraho, ntashaka ko muvugisha, kandi mu by'ukuri sinabaho ntafite Wiri arankunda urabizi, uzi ukuntu anetesha, uzi ukuntu ampakeya, ntabwo nabasha kumubona ndakariye, kubera ko nanjye ndamukunda cyane umugabo wanjye, urabizi ko ari byose kuri njyewe, sindi kwiyumva rero ukuntu naba mu nzu imwe na Wiri adashaka kumvugisha. Uyu mushuti we noneho yumvaga ntacyo gukora, yari ari kumubwira ati komera komera maze utuze, ubundi nyine tubitekerezeho neza twitonze. Umunsi rero wakurikiye Arima yarabyutse aritegura agiye kujya ku kazi, maze ageze muri salo asanga nyine umukozi wabo arahagaze, yahise amubwira ati mabuja, bosi rero yaguteguriye amafunguro, niwe wayiteguriye, yambwiye kandi ngo nyine nze kumenya neza rwose ko wafashe amafunguro, ngo ntugende udafashe amafunguro. Arima yarabyitegereje ati niwe wabiteguye? Naho uyu mukozi ati yego. Ati none se warihe? Uyu mukozi ati yagiye kare, byanze bikunze ubu rwose we ari ku kazi. Arima yongera abyitegereza maze ahita amubwira ati ntabwo nshonje. Uyu mukozi yaramubwiye ati ariko nudafata amafunguro ntabwo nzi ko rwose ndi buze kumvikana na bosi wanjye. Arima yahise yigendera maze uyu mukozi asigara yivugisha ati ukuntu afite umugabo mwiza haba ku mubiri ndetse no ku mutima, nyamara ntabwo ibyo byose byamubujije kumuca inyuma, na nyuma yo kumuca inyuma nyamara umugabo we akomeza kumutegurira amafunguro. Ariko kubera iki abantu batajya babona ko bafite iby'agaciro? Arima rero yavuye mu rugo maze ahita ajya guhura na wa mugabo nyine n'ubundi bari bari kumwe, dore ko yashakaga kumuha amafaranga menshi kugira ngo arekere aho rwose gukomeza kumuteza ubwoba no gukomeza kumwivangira mu buzima. Bicaye rero ahantu rwose hiherereye, maze Arima ahita amuhereza sheke yari iriho miliyoni 7. Yaramubwiye ati akira aya mafaranga maze rwose umbabarire ntuzagaruke mu buzima bwanjye, wari wansabye miliyoni 5 ariko njye nongeyeho n'izindi 2 kugira ngo unasibe ya video nyine, ubundi njye nawe turangizanye, ni ukuri ntuzongere rwose kugaruka mu buzima bwanjye kubera ko ndabona uri hafi kuzansenyera. Uyu mugabo rero yafashe iyi sheke maze akireba ahita amubwira ati kare kose se ubundi kubera icyo atari ibingibi wari wakoze, ubundi nyine kuva umpaye amafaranga ngiye guhita nigendera nigire ahantu kure, ntabwo nzongera kubonana nawe, ariko byose rega niwe wabiteye, none se ubundi kubera iki washatse nyine kuntuburira maze rwose ukandya amafaranga? Kari akazi urabizi kari akazi kanjye, kubera iki ari amafaranga wayatwaye ukayatwara wenyine? Arima ati ntakubeshye nanjye rwose ndicuza kuba naratwaye amafaranga y'uriya mugabo, gusa narahindutse, ntabwo nkiri uriya mukobwa nari ndiwe kera. Uyu mugabo rero ati kubera iki se utampaye nyine uruhande rwanjye kuri ariya mafaranga hakiri kare, ko rwose ntaba naririwe nkwiruka inyuma? Yahise rero amwereka muri telefone maze amwereka iyo video nyine yahoraga amukangisha, aramubwira ati ngaho yisibire. Arima rero yarayisibye maze ahita amubwira ati aho uzajya nyine ndakwifuriza ibyiza gusa. Yagiye guhaguruka maze uyu mugabo atamubwira ati ngaho mpobera kubera ko twiyunze nyine duhana amahoro bwa nyuma. Arima yahise amubwira ati hoya ntabwo ari ngombwa rwose kuguhobera, nta nubwo kandi bikenewe. Uyu mugabo ati mpobera cyangwa se nzaze nyine kuguhoberera mu rugo iwawe. Arima yahise amubwira ati oya nta rwose ntuzaze, maze amuhobera byo kumwikiza. Gusa uyu mugabo yahise amufata aramukomeza, ariko Arima ahita amwiyaka, yahise nyine yigendera. Yageze mu rugo rero ku mugoroba avuye ku kazi akicara, umugabo we Wiri yahise aza yiruka n'umujinya mwinshi atakira ngaho fungura urebe. Yari ari kumuhereza envelope, Arima yarayifashe n'ubwoba bwinshi, agifungura yakubiswe n'inkuba kuko yasanze amafoto yicaranye na wa mugabo bari guhoberana ariyo yonyine yuzuye muri ya envelope. Arima rero yahise atangira kugira ubwoba, atari ko se koko wambabariye nkagusobanurira, noneho bigeze se naho uzajya unkurikira aho ngiye hose? Naho rero Wiri ati ntagukurikira, urabona uyu atari wa mugabo n'ubundi nabasanganye hano, bishatse kuvuga ko rwose muri umwe, sinzi ibyo muri gupanga. Uyu mugabo murakundana, waratinyutse umuzana mu nzu yanjye, none n'ubundi muracyakomeza guhura?
arimo ati ni ukuri mbabarira ngo usobanurire, wambabare nkagusobanurira. Willy nta kintu na kimwe yashakaga kumva kuko noneho byari byamurenze. Yahise amubwira ati cyakoze nakwibeshyeho imyaka yose tumaranye, ukuntu nagukunze naragukundaga n'umutima wanjye wose, numvaga uri umugore w'indashyikirwa, ntakubeshye natekerezaga ko ibi bintu utabikora, ariko ntunguwe no gusanga ahubwo warakoze ibirenze, ntunguwe no gusanga warancaga inyuma maze ukanca inyuma mu nzu yanjye. Ntakubeshye birambabaje, bishatse kuvuga ko aya mafaranga yose yavuga kuri konti yacu burya bwose yari ayo kugaburira uriya mukunzi wawe. Willy rero yahise amubwira ati hari ibintu bibiri nakubwiye ntazigera nihanganira muri uku kubana kwanjye nawe, harimo kumbeshya ndetse no kunca inyuma, none byose nibyo ndi kwirebera imbere yanjye. Ntakubeshye ndumva nguhaze, ndumva ntifuza no kuzongera kugukoresha imitwe y'intoki. Yahise asohoka yihuta dore ko yumvaga adashaka kongera kubona uyu mugore we, yumvaga ibi bintu bimurenze, yumvaga rwose atazi neza niba uyu mugore ari we yashatse, niba ari we mugore yakundaga n'umutima we wose, niba ari we yahaye buri kimwe cyose mu buzima. Yumvaga ahari atari we, ari mu nzozi. Nyuma y'iminsi rero Arima yagiye kureba wa mushuti we maze aramubwira ati noneho rwose biteye ubwoba, Willy amaze iminsi adataha mu rugo, ntabwo anyitaba kuri telefone ndetse rwose nta nubwo asoma mesaje zanjye ngo ansubize. Uyu mushuti we rero yahise amubwira atari ko birumvikana, gusa muha igihe, ahari nyine akeneye kwitekerezaho kugira ngo azabone kugaruka mu rugo. Arima rero afite ubwoba bwinshi ati ni ukuri mfite ubwoba, none aramutse atagarutse nabigenza nte? Uyu mushuti we ati hoya humura azagaruka. Arima ati ariko nafashe umwanzuro rwose wo kumubwiza ukuri naramuka agarutse, kubera ko ntabwo nifuza gutakaza umukunzi wanjye. Umushuti we ati icyo cyemezo ni cyiza cyane. Arima ati none se natambabarira byo nzabifata nte? Umushuti we ati humura azakubabarira, aragukunda cyane kandi nyine Willy ni umugabo rwose wumva, ndabizi neza ko numusobanurira azakumva kandi akakubabarira. Baraganiriye rero umwanya maze Arima arataha. Asubiye mu rugo nyine yinjiye rero mu gipangu, maze akimara kwinjira yarebye kuri pisine yabo maze ahita abona Willy ari kumwe n'agakobwa keza rwose kakuki, bibereye muri pisine bari gusomana, bari kuryoshya, wagira ngo ni abantu basanzwe bakundana. Yahise ahagarara rero amera nk'igiti, yananiwe kunyeganyega, yananiwe kugira ikintu na kimwe avuga. Willy rero nawe yaramubonye maze ahita ava mu mazi aza amusanga. Arimo akimukubita amaso yahise amubwira ati noneho bigeze naho se uzana ihabara ryawe mu rugo? Willy aturinde wo kubivuga, wowe wazanye umugabo mu nzu yacu, none ni wowe uri kuvuga ibyo ngibyo? Umugore w'umubeshyi gusa, umugore uzi guca inyuma, nta kindi na kimwe uzi, wabeshya abantu bose, amafaranga kuri konti yacu warayamaze, uyagaburira ihabara ryawe, none ni wowe uri kuvuga ibyo ngibyo? Arimo ati ariko kubera iki utareka nibura ngo ngusobanurire? Willy ati ntacyo kunsobanurira gihari, ahubwo nyine ndashaka ko njye nawe dutandukana, ndakeka amakuru yanjye uzayabwirwa n'abavoka banjye. Yabaye akivuga ibi maze ahita yigendera. Arima rero yasigaye ahagaze ari kurira, noneho byamurenze, yari ari kubona umugabo we ari kugenda amubura amureba, agahinda karamwishe maze kwihangana biranga, yararize arasakuza. Arima rero kwinjira mu nzu byaramunaniye maze ahita akata asubira kwa ya nshuti ye. Yaragiye rero agerayo ari kugenda arira. Iyi nshuti ye ikimukubita amaso iti none se kandi bibaye bite? Naho rero Arima ati noneho urugo rwanjye rurasenyutse, rurarangiye rwose, tekereza ko noneho Willy mubuze, tekereza ko nsanze ari kumwe n'undi mukobwa, urugo rwanjye rurarangiye. Iyo haza kugira umuntu umbwira ko urugo rwanjye ari gutya ruzarangira, ntabwo nari kubyemera, kubera ko urukundo rwari ruri mu rugo rwanjye, ukuntu twari tumeranye n'umukunzi wanjye, ntabwo rwose natekerezaga ko ibi bintu bishoboka. Noneho tekereza ko ansabye gutandukana. Uyu mushuti we yumvise abuze icyo akora. Arimo ati ndakwinginze mbabarira ndare hano, kuko sinasubira muri ruriya rugo rurimo undi mugore, sinabasha kwihangana. Uyu mushuti rero yaramubwiye ati nta kibazo harare, urabizi umugabo wanjye ntabwo ahari, ari muri misiyo y'akazi, nta kibazo rero rwose wahaguma.
Ku mugoroba rero Kenti niko uyu mukobwa yitwa wari uri kumwe nyine na Willy yaje nyine ari kwikoreshwa kuri Willy, maze Willy ahita amubwira ati mbabara ndakwinginze, mbabarira rwose reka ngo uhamagarire tagisi maze utahe. Naho Kenti ati hanyuma se wanzanye hano uri kwikinira, urabona ukuntu wari uri kunyigiraho umugore wawe ahari, kumbe byose nta na kimwe wari uri gutekereza, ushatse kuvuga se ko njye ntacyo mvuze kuri wowe? Willy ati ntabwo aribyo nshatse kuvuga, ariko ni ukuri ntabwo ndi mu bihe byanjye byiza, urumva nyine nkeneye umwanya wo kwitekerezaho, ngiye gutandukana n'umugore wanjye, ntutekereze ko ari ibintu byoroshye, nkeneye kwitekerezaho, mbabarira ugende tuzabonana undi munsi. Kubera ko nyine Willy yari amaze kubona ko umugore we n'ubundi atari burare muri runo rugo, yabonaga ko nta mpamvu n'imwe kugira ngo uyu mukobwa aharare. Kenti rero yahise ataha, maze Willy asigara hano, gusa agahinda kari kose n'ubundi wabonaga atari gutekereza, wabonaga byamurenze, ibintu byamubayeho. Yatekerezaga rero ibihe byiza yagiranye n'umugore we, agatekereza ukuntu kose yamukundaga n'umutima we wose, maze agatekereza ukuntu yamusanganye n'uyu mugabo, akongera nawe agaturika akarira, mbese agahinda kari kari ku mpande zombi. Iminsi rero yaragiye irisunika, maze igihe cyo gutandukana cyabo kiragera. Bari gusinya rero divorce yabo, wabonaga rwose bose bari kurebana, ukabona barasa nkaho ibyo barimo batabizi, ariko nanone Willy we yumvaga agomba gutandukana n'uyu mugore we byanze bikunze, dore ko bamaze gusinya, maze agahita akuramo n'impeta akayirambika kuri izi mpapuro. Wabonaga ko rwose afite agahinda kenshi, gusa nanone bagombaga gusubira muri ya nzu babanagamo, kuko bagombaga gutegereza ko igurishwa, maze bakagabana amafaranga ayivuyemo. Hashira iminsi rero nta mukiriya uraboneka ugura iyi nzu, maze umwavoka wari ubirimo yaje nyine kubareba bombi, yarababwiye ati rero hari ikibazo rwose gikomeye, kubera ko umukomisiyoneri uri kugurisha iyi nzu yambwiye ko bigoye cyane kubona umukiriya w'inzu igihe irimo abantu, kuko ushaka kuyigura abatekereza ko aba bantu bashobora kuzagorana kuyivamo cyangwa se bakamukerereza, kubera ko nyine bashobora kumuha impamvu z'ibibazo bafite zatuma nyine abongerera igihe kugira ngo bayivemo. Biragoye rero kuba wabona umukiriya uyigura igihe cyose kirimo abantu. Noneho hari n'undi mukiriya wambwiye ngo ntabwo yagura inzu irimo abantu bakoze divorce, ngo kubera ko ibyo bintu bitera umwaku. Yababwiye rero ibi byose, maze bahita bamubwira ati none se twakora iki? Ati nyine icyiza ni uko iyi nzu twayigurisha mutakirimo. Arimo rero yahise amubwira ati ngewe ndabura ibyumweru 2 cyangwa 3 byo kwitegura, ngashaka nyine aho naba, ubundi nkaba nakwimuka. Naho rero Willy nawe ati nanjye nuko ndi gushaka ibyangombwa kugira ngo mbe nakwigira hanze, hanyuma rero ubwo ndakeka ko nanjye mu byumweru nka 2 cyangwa 3 byazaba byabonetse. Uyu mwavoka rero yahise ababwira ati noneho reka nyine twihe ukwezi, maze mwese mutunganye nyine ibibareba, ubundi nyuma y'ukwezi tuzaba aribwo twongera kubwira umukomisiyoneri yongera gushyira iyi nzu ku isoko. Gusa nyine mugomba kubana mu mahoro muri uko kwezi, kubera ko mwese mugomba kuba muri iyi nzu. Arimo yahise amubwira ati ngiye ndumva nta kibazo. Na Willy nawe ati nanjye nta kibazo rwose mfite. Ubu rero bari bagiye kumara ukwezi kose babana muri iyi nzu, ariko nyine buri wese yari afite icyumba cye, bari bagiye kujya babana nk'abaturanyi. Bwarakeye rero maze birajya ku kazi. Yahise rero ajya kureba wa mushuti we nyine, bicarana muri biro ye. Uyu mushuti we ni n'umugabo kandi w'umugore w'inshuti ya Arima. Baricaranye rero maze aramubwira tumva ntabwo norohewe habe na gatoya, noneho tekereza ko binsaba ukwezi kose ndi mu nzu imwe na Arima. Urumva ukuntu ibi bintu bigoye? Uyu mushuti we ati ariko ntabwo bigoye, ukwezi ni gukeya, ikindi kandi ntabwo uhora nyine mu rugo, urabizi uhora muri misiyo z'akazi, uhora mu manama, uhora wagiye, ntabwo uhora wicaye mu rugo. Willy ati ndabyumva, atariko rwose birambangamiye. Uyu mushuti wese amubwira atariko ntakubeshye, iyo utaza kunyereka amafoto ntabwo nari kwemera ko Arima yaguca inyuma, kubera ko Arima nabonaga ari umugore utuje, ugukunda, wiyubaha,
ibintu rero wambwiraga ntabwo rwose nari kubyumva iyo utaza kunyereka amafoto. Muri ako kanya telefone ya Willy yahise isona, maze uyu mushuti ahita amubaza ati ninde se kandi uri kuguhamagara? Willy ati tekereza ko kandi ari Kent uri kumpamagara. Uyu mukobwa nawe ntabwo atuma mpumeka, ntabwo azi yuko nashakaga nyine kubabaza umugore wanjye gusa. Mu by'ukuri uyu mukobwa ibyo nshakaho ntabwo bishoboka, kubera ko aranshakaho urukundo kandi ntabwo niteguye kuba nakwinjira mu rukundo, ntabwo nabishobora. Ubu rwose ndahangayitse, mfite umutwe udatekanye habe na gatoya. Uyu mushuti ati none se si wowe nyine washatse gukoresha umukobwa ugira ngo biroroshye, none byarangiye nyine agukunze? Naho rero Willy ati ntabwo nyine bishoboka, kubera ko rwose mfite byinshi biri kuntesha umutwe. Tekereza nawe gutekereza Rima uri mu rugo, noneho ugatekereza na Kent utagikuraho kuri telefone, ubu mpamagara ashaka ko dusohoka, ashaka ko tubonana, kandi mu by'ukuri ntabwo rwose ibyo bintu nabivamo. Uyu mushuti we yahise amubwira ati si wowe noneho uzabona ubonye ibyangombwa maze wigendera ibyo byose ubihunge? Willy atumva sinjye nzabona rwose bibonetse. Umunsi rero wakurikiye Willy yarabyutse agiye kujya ku kazi, yagiye gutegura icyayi, maze kubera ko yaramenyereye gutegura ibyayi bibiri, n'ubundi yafashe amatasi abiri agiye gutegura nyine. Ubwo yari agiye gutegura n'icya Arima yabitekerejeho, maze itasi imwe arongera ayisubizamo ategura icye wenyine. Gusa byari byaramugiyemo gutegurira umugore we ku buryo rwose byasaga nk'aho ari ibintu by'akamenyero nyine. Uyu munsi rero ku mugoroba yaratashye, maze ahita atahana nanone na Kent. Bari bari kugenda baseka, abwira Kent ati ariko urarenze rwose, uri umukobwa mwiza, ari kumutera imitoma. Banafatanye bahise bakomezanya, maze bajyana mu cyumba cya Willy. Ibi byose rero Arima yarabirebye, dore ko yari yicaye muri salo yabuze amahoro, maze biramurenga. Yahamagaye wa mushuti ati tekereza ko noneho azanye wa mukobwa. Ibintu byose yavugaga yabibwiraga nyine uyu mushuti we, kubera ko yabaga yumva nta wundi muntu afite wo kuruhukiraho. Weekend rero yarageze, maze Arima ajya muri siporo. Ari kuza rero agiye kwinjira mu gipangu, yahise ahura na Hey, ni umusore nawe wari wibereye muri siporo. Yahise aratangira kumubwira ati umeze neza? Atumva ati ni ukuri maze iminsi nkubona ujya muri siporo, ariko ndifuza ko rwose twamenyana tukaba inshuti, ndetse tukajya tujyana no muri siporo rimwe na rimwe. Arima rero yahise amubwira ati oya rwose ntabwo binshishikaje, urumva nyine nta mwanya mbifitiye. Sinzi ukuntu yarebye, maze ahita abona Willy ahagaze mu gipangu. Yahise ahindukira maze areba uyu musore nyine Hey ari no guseka. Ati washakaga nimero yanjye? Hey ati cyane, niyo rwose nashakaga. Yahise yishima nawe, maze Arima ahita amuha nimero. Hey yarayanditse, maze uyu musore nyine Willy nawe yari ari kubitegereza, ubona ameze nk'umuntu wafushye, ubona bimubabaje ukuntu nyine bari guhana amanimero. Arima rero yahise abwira Hey ati nizere ko kandi utazabyibagirwa kumpamagara. Naho rero Hey ati oya, nzajya nguhamagara kenshi gashoboka, gusa nyine narakwishimiye kandi uri na mwiza, nizere ko ubizi ko uri mwiza. Ibi byose kandi Willy yari ari kubyumva. Arima rero yahise yinjirira, maze Hey aramubaza ati uriya musore nuwa hehe wari uri guha nimero? Arima yahise amubaza ati hanyuma se birakureba? Yahise yikomereza yigira mu nzu ati ibyo ni ibyanjye ntabwo bikureba. Izi story rero Arima yaziteye wa mushuti we. Atumva ati noneho nta nubwo nari mfite gahunda mu by'ukuri yo guha nimero uriya musore, kubera ko ntabwo nabishakaga, ariko sinzi ukuntu nabonye Willy, maze nkimukubita amaso mpita numva nyine nanjye ngomba kumuha nimero, kubera ko nawe ari kumwe n'undi mukobwa mu rugo. Kubera iki se ngewe ibyo ngibyo ntabikora? Ikindi kandi erega nshobora no kumuha amahirwe, ntawamenya, wabona nanjye nyine nongeye gutera ikindi kirenge nkagira undi muntu nkunda. Uyu mushuti wese amubwira ati ndakwinginze ibi bintu ntubyinjiremo, kubera ko nta rukundo rurimo. Ndabizi neza ko nta wundi musore wakunda byoroshye, kubera ko uracyakunda Willy, ndabizi. Ahubwo nyine wowe urashaka kwihorera, urashaka kwereka Willy
ko ibyo ari gukora nawe wabishobora kandi nyamara si ibintu byawe nawe urabizi. Arimo ati hanyuma se kubera iki ngiye nshaka kwihorera, kubera iki ibyo utabivuze kuri Willy kandi afite umugore babana mu nzu, uyu mugore aba ari gutembera mu nzu wagira ngo iyi nzu ni iye, nanjye nabishobora rwose kwinjira mu rundi rukundo. Uyu mushuti rero yaramubwiye ati ndabizi neza ko mwese ibyo murimo bisa nkaho rwose buri wese ari kugerageza kubabaza undi, ariko ndababwiza ukuri ntabwo urukundo mwakundanaga ari urukundo rwabura uyu munsi cyangwa ejo, ntabwo ari urukundo mwahita mwibagirwa. Ibyo mwakoreranaga, ukuntu mwabanaga, si ibintu mwakwibagirwa umunsi umwe. Ndakubwiza ukuri, ibyo nkukubwira ndabizi neza. Iyo rero Arima yumvaga bari guseka mu cyumba, yabaga yumva yenda nko gusara, yafataga umusego maze akawipfuka mu matwi kugira ngo ye kumva ukuntu aba bombi bari guseka. Ubwo ni Kent nyine na Willy. Umunsi umwe rero Khayi yaje hano nyine mu rugo kwa Willy, yarakomanze maze baramufungurira. Yarinjiye asanga Willy ahagaze muri salo, yaramusuhuje ariko Willy yanga kumuha ikiganza kubera ko yari asanzwe nyine amuzi. Khayi rero yahise amubwira ati narinje hano nashakaga Arima. Willy ati wamushakiraga iki? Naho rero Khayi ati urumva nyine yampaye nimero maze ampa nimero zitari za nyazo, narinje kumureba kugira ngo ampe nimero za nyazo. Naho rero Willy ati hanyuma se niba yaraguhaye nimero zitari za nyazo ntabwo mvuga ko adakeneye kukuvugisha, urakeka se ataraziguhaye yabitekerejeho? Khayi rero yahise amubwira ati none se wamfasha maze ukampa nimero za nyazo? Naho Willy ati njyewe nziguha, ariko kubera iki nta matwi ufite? Kubera iki utumva ko nyine niba yaraguhaye zitari za nyazo ariko atagukeneye? Naho rero Khayi atari ko nukuri ndamukeneye, naramwishimiye, ndashaka kuvugana nawe tukamenyana tukaba inshuti, ndifuza ko nyine ibyacu byanagera kure. Willy rero yakomeje kumwima nimero maze Khayi aramubwira ati ndakwishyura amafaranga yose ushaka ariko mpa izo nimero kubera ko ndamukeneye cyane rwose. Willy ati urabona njyewe nkeneye amafaranga yawe, urandeba ukabona ndi umuntu ukeneye kwishyurwa kugira ngo nguhe nimero? Reka kunsuzugura, ahubwo sinibaza impamvu igihe nakubwiriye utari kumva ko rwose ugomba kuva hano. Uyu musore rero yahise amubaza ati none se ubundi wowe nyine mupfana iki? Uri musaza we? Naho rero Willy ati ntabwo ndi musaza we, ariko nyine tubana muri ino nzu. Uyu musore rero yaramubwiye ati nta kibazo, niba nyine utazimpa ariko uze kumubwira ko naje hano maze nkamubura. Nyamara Willy yari yafushye bya bindi birenze. Si we wabonye uyu musore asohoka yahise atangira kuvuga ati dore uko asa gusa, ubundi urashaka iki kuri Arima? Wagira ngo hari icyo bari bagipfana, ko bari baranamaze gutandukana mu mategeko, ariko mu by'ukuri yaramufuhiraga nkaho nyine akiri umugore we. Umunsi umwe rero Arima yagiye kureba wa mushuti we, ariko kumubwira ati ntakubeshye ruriya rugo ndumva ntarugumamo kubera ko ndabangamiwe cyane, ntabwo nihanganira kumva Willy ari kumwe n'undi mukobwa, ndumva nifuza rwose ahantu najya kubera ko ukwezi kose ntabwo nakumara muri ruriya rugo. Uyu mushuti rero yahise amubwira ati ariko se ko mwatandukanye bikaba byararangiye, kubera icyo ubundi ukibangamiwe no kuba yaba ari kumwe n'undi mukobwa? Arima ati ntakubeshye mba numva bimbangamiye kandi cyane. Uyu mushuti we yaramubwiye ati noneho nta kibazo, wowe nyine uzaze umare hano igihe cyose gisigaye kugira ngo ube wabona aho kuba, nta kibazo rwose ndabikwemereye, urabizi nyine uri inshuti yanjye kandi sinagutererana. Arima rero yarishimye, gusa uyu munsi yatinze gutaha kubera ko yari yagiyeyo nyine avuye no ku kazi. Nyamara rero Willy yari ari mu rugo yabuze amahoro, ari kuzenguruka salo yose maze akajya yibaza ati none se koko yagiye hehe ko yatinze gutaha? Habaye iki? Ubona yabuze amahoro ari kujya ahagarara akarebera mu marido ngo arebe ko nta wabona hanze, ubona rwose yataye umutwe. Kent rero yamusanze muri salo ati kubera iki aya masaha utararyama? Utegereje iki? Ntumbwire ko rwose waba utegereje Arima.
naho rero Willy ati hoya ntabwo mutegereje nuko nifitiye ibibazo mu mutwe, mfite ibintu byinshi byo gutekereza. Kent ati ndabizi ko ari utegereje, ariko se ko mwatandukanye kubera iki ugikomeza kumutekereza, kubera iki kandi agikomeza kugutesha umutwe? Naho rero Willy atereka nyine twarabanye imyaka myinshi, twarakundanye, ntabwo rwose byoroshye kuba nyine namwibagirwa uyu munsi cyangwa ejo. Ntutekereze ko urukundo ari ikintu gihita gisibangana mu muntu. Gusa nanone ntabwo ari we nari ntegereje, yari ari kwijijisha nyine. Sinzi ukuntu rero yumvise urugi ruvuze maze ahita amenya ko arumaje. Yahise ahobera Kent maze atangira kumubwira ati ndagukunda, urabizi nyine uri umukobwa mwiza. Atangira kumutera imitoma kugira ngo n'ubundi ababaze Alma, kandi nyamara yari yicaye amutegereje. Alma rero byaramubabaje, n'ubundi yarabarebye maze abanyuraho nta kintu avuze. Mu gitondo yarabyutse maze azinga imyenda ye yose ayishyira muri varize. Ari kumanuka rero ku maesikariye ava mu cyumba, yasanze Willy ari muri salo. Yahise amubaza ati none se hari urugendo waba ugiyemo? Naho rero Alma ati byaba bikureba se? Aho ngiye hari icyo bikurebaho? Njye nawe twaratandukanye, ugomba kumenya gahunda zawe nanjye nkamenya izanjye. Akimubwira gutya rero yahise ajya kubona abona Hey arinjiye. Ati noneho ndakubonye, nari naragushatse ndakubura. Nyamara akivuga gutya Willy yari ari kumubwira ati sohoka ava hano, urashaka iki ubundi wowe? Kubera icyo ukunda kuza mu ngo z'abantu? Yari ari kumubwira nyine nabi cyane. Naho rero Alma ati ahubwo se bimeze bite? Naho rero Hey ati wampaye nyine nimero zitari za nyazo maze birangira nguhamagaye biranga. Alma rero yahise atera intambwe yegera Hey ati nyereka turebe. Yaramweretse maze asanga yibeshyemo umubare umwe. Yahise amwandikira rero nimero za nyazo, atakira nimero za nyazo maze uzajya umpamagara nta kibazo. Baraganiriye maze Hey aramubwira ati ndishimye kubera ko rwose numvaga ntazongera kubona ko nkuvugisha, byari byambabaje cyane. Basezeranyeho rero maze Hey aragenda. Naho rero Alma yahise afata varize ye atangira gusubira mu cyumba. Willy yahise amubaza ati none se uhise uhindura gahunda? Naho rero Alma ati yego rwose ndayihinduye. None se ubundi umukunzi wanjye aramutse aje kundeba maze akambura, numvise rwose naba mpombye. Nta mpamvu zo kujya kure, ngomba kuguma hano kugira ngo ajye aza nsange hano. Ikindi kandi iyi nzu turayifatanyije, nta mpamvu yo kuyigusigira wowe n'iriya habara yawe. Mu by'ukuri Willy yumvise yishimye mu mutima ko nyine Alma agumye hano, maze ahita yongera nawe arigendera, ariko atabimweretse ko rwose yishimiye ko agiye kuguma aha. Undi munsi rero Alma yatumyeho Hey ngo aze nyine basangire ibya mu gitondo. Hey yaraje bicara ku meza bari gusangira ikawa. Gusa nyine Willy yamaze kwitegura agiye kujya ku kazi, maze aje asanga Hey ari hano. Yahise areka kujya ku kazi maze yicara mu ntebe muri salo. Yari ari kujya areba urujisho Hey, dore kuko bakubitanaga amaso. Hey yagiraga ubwoba, yibazaga impamvu uyu mugabo ari kumureba nabi cyane. Yabwiye rero Alma atari ko se kubera iki nyine uriya muntu mubana mu nzu ari kundeba nabi cyane? Hari ikindi kintu nyine mwaba muhuriyeho? Naho Alma ati oya nta kintu na kimwe duhuriyeho, mwihorere wowe mwirengagize, uriya ateza ibibazo ahantu ariho hose. Hanyuma rero rwose ntutume nyine aguca intege kubera ko uriya niko asanzwe ameze, wowe ugire nkaho utamubonye, ikomereze wifatire ibya mu gitondo. Hey rero yabonye uko nyine agikomeza kumureba nabi, maze arongera abwira Alma atari ko se kubera iki nyine akomeje kundeba nabi? Ni ukubera iki? Alma ati sinakubwiye se ngo mwihorere? Willy yabonye bakomeje kumwirengagiza maze arahaguruka ajya mu cyumba. Yagiye rero ubona afite umujinya mwinshi cyane, ariko uvuga ati oya ntabwo bishoboka. Gute nyine Alma yazana uriya mugabo muri iyi nzu? Kent wese amubaza atari ko se ubundi bite byawe? Niba ari uzi neza ko ugikunda umugore wawe, kubera iki wemeye ko nza kuba hano? Naho rero Willy aterega wowe ntabwo ushobora kubyumva. Nyine birumvikana njye nawe twaradivarushije, ariko nyine amarangamutima yacu
ntabwo yigeze atandukana. Ntutekereze ko ari ibintu nakwibagirwa uyu munsi cyangwa ejo. Yari yarakaye ari kujya akubita ibikuta, ubona rwose atanibuka yuko Kenti ari hano. Kenti rero nawe yatangiye kurakara kuko yarabibonaga neza cyane ko Willy agikunda umugore we, ndetse bisa nkaho rwose aba ari kumukoresha kugira ngo ababaze umugore we. Umunsi umwe rero Arima yari afitanye gahunda na Rey yo kujyana muri buwate. Yarambaye maze rwose arimakiya ndetse anitera nyine uduparufe dutandukanye. Yari afite umuhumuro rwose utangaje. Hanyuma yasohotse mu cyumba maze ahita asanga Willy muri salo. Willy yaramwitegereje ahera hasi maze ageza hejuru. Yaramubajije ati none se mbabarira umbwire ugiye hehe? Naho rero Arima ati ngiye muri buwate. Willy yahise amubaza ati kuva ryari se ujya muri buwate? Naho rero Arima ati kuva natandukana nawe namenye gukora byinshi ntigeze nkora mu buzima. Willy rero yahise amubwira ati ndi kumva rwose uri guhumura, witeye kandi ya parufe nakuguriye. Arima rero yaramwihoreye maze Willy ahita amwegereza amazuru ari kumwihumuriza, amwihumuriza guhera mu ijosi kuzamuka ahantu hose, agenda amwihumuriza nyine anamwegereye cyane. Muri kano kanya rero Rey yahise yinjira. Akinjira aba bombi nyine bahise bamera nkaho nta cyabaye, maze Rey ahita abwira Arima ati narinje kugutwara sheri, wamaze kwitegura? Nizere ko ntatumye utegereza. Naho rero Arima ati hoya nta kibazo mukunzi, ntabwo rwose nategereje, nanjye nibwo nari nkimara kwitunganya. Bahise rero bafatana ibiganza maze nyine Rey atangira kubabwira ati hanyuma rero nyine mugire umugoroba mwiza kuko turasohotse kano kanya. Sinzi ahantu Kenti yahise ahubuka maze nawe baraje afashe ukuboko umukunzi we nyine Willy ati sheri natwe reka tujyane nabo maze rwose tumarane uyu mugoroba. Bahise rero bajyana ari bane nyine, birumvikana ko zari couple. Baragiye rero baricarana maze batangira nyine kuganira, ari nako kandi bafata nyine ibyo kurya, ari nako kandi bagenda babyina bakongera bakagaruka bakicara. Ikintu gitangaje, amaso ya Willy ntabwo yigeze ava kuri Arima uyu mugoroba wose, nyamara Arima we yageragezaga kureba nyine uwo bari kumwe. Gusa nawe mu mutima nyine yabaga yumva yaba ari kureba Willy, ariko akagerageza kwihagararaho maze akareba Rey. Hanyuma rero baratashye. Bakigera mu rugo Kenti yari yishe Willy neza. Yaramubwiye ati ariko uzi yuko neza umugoroba wose ushize utigeze unankiraho akajisho na gato, wakomezaga wirebera Arima. Icyo nabonye cyo nuko rwose ugikunda umugore wawe, uracyamukunda, nabyiboneye. Uzi ko ari we warebye umugoroba wose, wamurebaga ukabona wafushye, ukabona ubabajwe nuko nyine ari kuvugana na Rey. Willy rero yagerageje kumubwira ko rwose atari ko byagenze, ariko nyamara niko byari bimeze. Umunsi rero wakurikiye Willy yagiye ku kazi, maze akigerayo yahise abwira wa mushuti we atumva nimugoroba rero twari dusohotse turi uwa bane nyine. Ikintu gitangaje, umusore twajyanye tekereza ko atari na wa wundi Arima yancanye inyuma, nawe ni uwundi mushyashya. Ariko ikintu cyambabaje nanone ni ukuntu Arima atigeze ankubitaho akajisho na rimwe. Namurebaga umugoroba wose, amasaha yose twamaze niwe nireberaga, ariko we ntiyigeze nandeba na gatoya. Bishatse kuvuga yuko yanyanze burundu, ndetse rwose ahari ibyanjye nawe byarangiye. Uyu mushuti we yaramusetse atari ku bundi wowe ufite ikihe kibazo mu by'ukuri? Mwamaze gutandukana byararangiye, uri kumwe n'undi muntu, kubera iki se wumva ko yakomeza kukureba kandi nawe afite undi muntu bari kumwe? Nyine urumva yuko uwo bari kumwe ari we nyine bari gukundana. Yahise yongera aribuka atari ko se urambwiye ngo uwo bari kumwe ubu ngubu ntabwo ari wa wundi watumye mutandukana? Naho rero Willy ati cyane, ahubwo ni nacyo gitangaje, kubera ko wa wundi watumye dutandukana nta nubwo ndongera kubabonana n'umunsi n'umwe. Uyu mushuti we yahise amubwira ati ndumva ibyo bintu bitangaje, ngiye numvaga niba barakundanaga ari bo bakabaye barakomezanyije. Gusa nyine
ndumva ibyo bintu bidasobanutse habe na gatoya. Naho rero uyu mushuti we yahise amubwira ati ariko se ubundi tugarutse inyuma gatoya, kubera icyo ubundi uba ushaka yuko Arima akwitaho kandi mwaratandukanye, nyamara ikigaragara cyo uracyamukunda n'umutima wawe wose. Willy rero yahise amubwira ati urabizi wowe nta kintu nakubeshya, ariko ni ukuri mba numva nyine nkimufitiye amarangamutima, mba numva kumwibagirwa byaranze, kubera ko erega ubundi Arima niwe mugore wenyine nakunze mu buzima bwanjye, kandi nawe ntiyigeze anyereka imico mibi na rimwe uretse nyine ubu ngubu. Ubwo rero kumwikuramo byarananiye neza neza, ndabigerageza ariko bikanga, no kuba ndi kumwe na Kent sinkubeshye biba ari ukugira ngo nyine mubabaze gusa, kubera ko Kent mba numva nta marangamutima habe na makeya mufitiye. Naho rero uyu mushuti we yahise amubwira ati none se niba ukimukunda ubundi wazamusabye imbabazi mukiyunga. Naho Willy ati musaba imbabazi se ninjye namukoreye amakosa, yakabaye ahubwo ari we unsaba imbabazi. Gusa nanone simbizi nyine niba byakunda, kubera ko ashobora kuba ari mu rukundo n'undi muntu. Ku rundi ruhande rero Kent we rwose yabonye yuko ashobora kuba ari kwiruka inyuma y'imiyaga, maze ahitamo gufata ibye byose akigendera. Yarabibonaga neza ko umutima wa Willy atazapfa wigaruriye, kuko Willy yari yaramaze kwiha wese umugore we, nubwo batandukanye n'ubundi rwose byasaga nkaho nta cyabaye kuko yari akimukunda. Hanyuma rero Kent yabonye ibi bintu atabasha kubyihanganira, maze ahitamo kwigendera. Umunsi umwe rero Arima yaratashye nyine hakiri kare cyane, maze akinjira mu nzu yatangiye kubona ibitonyanga by'amaraso bituruka ku rugi nyine muri salo. Yahise agira ubwoba, yatangiye gutekereza ko hashobora kuba hari ikintu gikomeye cyabaye kuri Willy. Yagiye yiruka yerekeza nyine aho aya maraso yari ari kwerekeza. Yari afite ubwoba bwinshi cyane, yari ari kugenda ahamagara ati Willy umeze neza? Yinjiye rero mu cyumba aho nyine aya maraso yaganishaga, hari mu cyumba cya Arima. Akimara kwinjira ari guhamagara ati Willy uri hehe, umeze neza, ntacyo wabaye? Yagiye kubona maze abona wa mugabo wajyaga amutera ubwoba aturutse muri dushe. Gusa uyu mugabo yari ari kuva amaraso ku kaboko, wabonaga ko rwose ashobora kuba yakuye n'ibintu bitoroshye. Arima yahise amubaza ati wowe kandi ugeze hano gute ko ari wambwiye ko ugiye kujya mu gihugu cyo hanze? Ikindi kandi njye nawe twararangizanyije urabizi, naguhaye amafaranga menshi ashoboka. Nyamara bakiri kuvugana nyine ibi ngibi Willy yahise yinjira avuye ku kazi. Gusa nyine ikintu gitangaje, yarinjiye maze ajya mu cyumba cye nkaho rwose nta cyabaye, kubera ko we nyine ibi by'amaraso nta nubwo yari yabibonye. Yagiye mu cyumba cye ashyirayo nyine baga yari afite, maze agaruka muri salo. Akigaruka muri salo rero yahise akubitana na Hey wari uje kureba uyu mukobwa Arima. Willy rero yatangiye kumubwira ati ariko ubundi wowe uba ushaka iki, uba umushakaho iki? Ari kumubwira nabi bya bindi bye. Sinzi ukuntu Hey yarebye hasi maze atamubwira ati hano hari amaraso, hano se habaye iki? Bose rero bahise biruka berekeza nyine aho aya maraso yari ari kugenda yerekeza, aho ibitonyanga byerekezaga. Baragiye babona bibagejeje ku rugi rwa Arima. Bakigerayo rero Arima yari ari kuvuga asakuza, ari kubwira uyu mugabo bari bari kumwe mu nzu ati nta mafaranga namwe mfite, naguhaye amafaranga yose ashoboka, ntacyo utakoze, wanyangirije ubuzima, wansenyeye urugo rwanjye wararusenye. Naho uyu mugabo ati naramaze niba nararusenye, abagabo se barabuze muri iki gihugu? Noneho ahubwo uyu munsi nta nubwo ndi bugende gutyo gusa, ngomba kuryamana nawe. Kubera iki se ubundi waryamana n'umugabo wawe ariko njyewe ntituryamane? Njyewe se ntabwo ndi umugabo mwiza? Uyu munsi ntabwo rwose uri bunkire, tugomba kuryamana uko byagenda kose. Naho rero Arima wari unazi ko rwose ari mu rugo wenyine afite ubwoba bwinshi ati hoya ibyo bintu ntabwo byashoboka, ibuka ko mfite umugabo, njyewe ndi umugore w'umugabo, ntabwo ibyo bintu nabikora. Igihe wahereye umbwira ngo turyamane narabikubwiye ko njyewe mfite umugabo kandi ibyo bintu ntabikora habe na gatoya. Nyamara kano kanya Hey ndetse na Willy bari bari inyuma y'urugi bari kumva ibiri kuvugirwa hano byose.
Arimo rero yakomeje kumubwira ati urabizi ko wahereye kera untera ubwoba, naguhaye amafaranga y'urugo rwacu, ntabwo ntageze kugira ngo ibibazo rwose bishire, ariko nawe ntabwo ujya undeka. Naho rero uyu mugabo ati ntabwo reka nakureka kubera ko bisa nkaho wanyambuye ubuzima. Uribuka neza ko bamfunze kubera wowe wibye amafaranga uyiba umukiriya wacu, ntabwo wigeze uyampaho, nyamara byarangiye bamfunze kandi wowe wigumira wimereye neza nta kibazo ufite. Kubera ko rero wanyambuye ibintu byose, nanjye ngomba kukwambura buri kimwe cyose ufite. Wumvaga ko rero buriya ngiye ntazagaruka? Ntabwo byashoboka. Ikindi kandi urabona ko polisi iri kunyirukankana, polisi ndi inyuma, ugomba no kumpisha hano nkibera hano kandi ukampa n'amafaranga menshi kugira ngo nzabashe noneho kuva muri kino gihugu nta muntu n'umwe ubashije kumbona. Kano kanya nyine birumvikana baheyi bari bari inyuma y'urugi bagikomeje kumva ibiri kuvugirwamo hano imbere. Uyu mugabo rero yahise amubwira ati ariko mbere y'ibyo byose ngomba kubanza kwisayidira. Ni nako kandi yari arimo gufungura amapantaro ati kuramo imyenda yawe vuba, gira vuba, jugunya hariya. Naho Arima ati ntabwo bishoboka ibyo, sinabikora, ntabwo naca umugabo wanjye inyuma, uko byagenda kose icyo kintu sinshobora kugikora. Uyu mugabo rero yahise amubwira ati niba utari bubikore ndakwica rero, kuko rwose yari ari no gukuramo imbunda ati ndakwica n'ubundi ndumva nta mumaro ukimariye. Bumvise rero bikomeye, bumvise ko agiye kumurasa, bahise bakubita urugi maze batangira nyine kurwana n'uyu mugabo. Bamwambuye imbunda, ubundi nyine kuko bari babiri ndetse we yari yanakomeretse baramuziritse maze bamwicaza hano. Kano kanya rero Willy yahise afata Arima maze aramuhobera, yaramuhobereye aramugumana, aramubwira ati ntabwo nanizi ko ibi bintu byose ari uko byagenze. Kubera iki utigeze umbwira yuko mu by'ukuri uyu mugabo yaguteraga ubwoba? Mu by'ukuri rero Arima ntacyo yari afite cyo kuvuga. Yaramubwiye ati nyine ntabwo wigeze umpa umwanya wo kugira ngo ngusobanurire uko byagenze, ni inkuru ndende yego, ariko nagombaga kubigusobanurira kandi ukabyumva. Sinigeze nguca inyuma, sinigeze ndyamana n'uyu mugabo, nta na gahunda rwose nari mfite yo kuzigera ndyamana nawe. Nari guhitamo gupfa aho kugira ngo njyamane n'uyu mugabo. Willy rero yakomeje kumufata aramukomeza, maze nyine Khaya ahita ababwira ati nta kibazo, mwaba mwigendeye kubera ko namaze guhamagara polisi kandi mu kanya gatoya iraba ihageze. Polisi rero yaraje maze batwara uyu mugabo bajya nyine kumufunga. Naho rero Khaya we nyine yari yamaze kumenya buri kimwe cyose. Yahamagaye rero Arima maze Arima amusanga hanze, yaramubwiye ati none se kubera ko utigeze umbwira yuko uyu ari umugabo wawe? Gusa nyine nanjye nabonaga ko hari ikintu kiri hagati yanyu, nubwo ntabashaga kumenya ngo ni igiki, ariko nabonaga ko isano mufitanye atari ryo kuba muba mu nzu imwe, kubera ko ukuntu yagufuhiraga narabibonaga neza rwose ko ashobora kuba agukunda. Gusa nanone nta kibazo rwose, ntugire ngo hari icyo bintwaye, nta na kimwe. Ndabibona ko mufite ibintu byinshi byo kuvugana. Gusa nanone nimuramuka muvuganye maze hakagira ibyo mudahuza, ndahari kandi ndagutegereje, ndakwiteguye, ntugire ikibazo. Arima rero we yatunguwe n'ukuntu uyu musore amwumvise byoroshye, maze aramubwira ati ntakubeshye, twaranatandukanye, buriya twakoze divorce, ni umugabo wanjye ariko ndacyamukunda. Naho rero Khaya ati nawe aracyagukunda, ni ibintu bigaragara ko mwese mugikundana, gusa nyine mugende muganire kuko mufite byinshi byo kuvugana. Arima yaramubwiye ati urakoze kunyumva, urakoze rwose kuba ubashije kuntabara, kandi kubera ko n'iby'igiciro kuba ruri hano, iyo utaza kuza ndakeka ko kano kanya ntari kuba ngihumeka umwuka w'abazima. Khaya rero yarigendeye maze Arima nyine asubira kureba Willy kuko bari bafite byinshi byo kuvugana uyu munsi. Akigera mu nzu rero Willy yarongera aramubwira ati kubera iki utigeze umbwira ibi bintu byose? Kubera iki utigeze umbwira ko uyu mugabo yaguteraga ubwoba? Kubera iki utigeze umbwira ko amafaranga wamuhaga utayamuhaga kubera ko umukunda? Naho rero Arima yahise amubwira ati ntakubeshye, nahoraga nshaka kubikubwira, ariko nanone ntabwo byari byoroshye kubera yuko nari mbizi neza ko nimbikubwira n'ubundi njye nawe tuzahita dutandukana.
yahise atangira kumubwira buri kimwe cyose. Ati gute nari kukubwira ko umugore wawe ukunda burya bwose yahoze acuruza ibiyobyabwenge, yahoze aba ku muhanda. Yamubwiye rero buri kimwe, amubwira n'ukuntu nyine y'ibyo amafaranga y'umugabo bari bamuzaniye kugira ngo bajye kuryamana, nyamara bamara kugera muri hoteli uyu mukobwa akiba aya mafaranga ye yose kugira ngo arebe ko yava muri ibi bintu, kuko yabonaga nta bundi buryo azabisohokamo. Yaragize Imana rero abonye amafaranga aravuga ati nayakoresha maze nkava mu bintu byo gucuruza ibiyobyabwenge, kubera ko rwose kari akazi nakoraga ntagakunze habe na gatoya. Willy rero yahise amubaza ati none se ntabwo wowe wigeze unywa ibiyobyabwenge? Naho rero Alima ati sinigeze mbinywa na rimwe, kubera ko iyo wageragezaga no kuba wabinywa bosi wacu yahitaga kurasa, nta mikino yagiraga, byari byo gucuruza gusa, ntabwo yajyaga yemera ko hari umuntu n'umwe ubikoresha. Ntabwo nigeze mbigerageza, nta na rimwe nigeze mbinywa, narabicuruzaga gusa. Willy ati nibyo se niko byagenze? Nyamara ibi byose wakabaye warabinsobanuriye. Alima ati ntabwo nyine nari kubasha kubikubwira. Willy ati birambabaje kuko ntabwo ibintu byacu byose biba byarageze aha ngaha iyo warabimbwiye kera. Ikindi kandi nagombaga kubyumva kubera ko ntabwo wigeze ubinywa, warabicuruje yego ni ikosa ndabyumva, ariko nanone kuba utarigeze ubinywa, kuba warahindutse, ndabibona ko uwo wari we kera, ntabwo njye wari we nahuye nawe warabaye undi muntu, warabiretse ibyo byose warabivuyemo, rero nta kintu cyari gutuma ntakubabarira. Naho Alima ati icyanteye ubwoba ni ukuntu wafataga mu murumuna wawe ukanga kumubabarira kubera ko nyine yanyweye ibiyobyabwenge akanabigurisha. Willy ati impamvu ntigeze mubabarira ni uko inshuro zose twagerageje kubimuvanamo n'ubundi nyuma yongeraga akabisubiramo, ariko wowe warahindutse wese. Ni ukuri ndababaye kuba rwose byarageze aha ngaha. Ikindi kintu kandi nifuza kukubwira, ndashaka kukubwira ko ntigeze ndeka kugukunda, naragufuhiraga buri gihe cyose nakubonaga uri kumwe n'uriya musore, kubera yuko kuba narazanye uriya mukobwa hano ntutekereza ko nigeze mukunda, ahubwo byari ukugira ngo nkubabaze kuko natekerezaga ko nawe wanciye inyuma. None uyu munsi menye ko utigeze unca inyuma, utigeze unabitekereza. Ndababaye kuba narakubabaje, ndababaye kuba narakoze biriya byose imbere yawe. Naho rero Alima yahise amubwira ati nyamara nanjye niko bimeze, kubera ko kuba nari ndi kumwe na Heyi ntabwo ari uko namukundaga. Cyagiye anyaka nimero kose nashakaga no kutazimuha, ariko narakubonye numva nanjye nkwiye kukubabaza kuko nawe wari uri kumbabaza. Aba bombi bakimara kuvugana ibi byose bahise bahoberana, maze barahoberana banga kurekurana. Uyu musore Willy ati ndacyagukunda cyane, naho Alima ati nanjye nuko ndagukunda n'umutima wanjye wose. Barakomeje rero barahoberana, kurekurana biranga, amarira yari menshi, ubonaga rwose ko bafite agahinda k'ibyababayeho. Hashize umwanya rero bari kuganira, maze Alima yinjira mu cyumba cye, yahise atangira kuzinga imyenda, noneho ayishyira muri varize. Willy rero yaraje amusanga muri iki cyumba, maze ahita amubaza ati hanyuma se kuri kuzinga imyenda bimeze bite? Naho rero Alima ati nyine ngomba kugenda kubera yuko wamenye ibyanjye byose, kandi ni ukuri nubwo rwose wambwiye ko nta kibazo, ariko simpamya ko nyine n'ubundi naguma muri iyi nzu, kubera ko njye nawe twamaze gutandukana. Willy rero yahise amubwira ati nta hantu na hamwe wajya, kubera ko rwose ntabwo warenga aha ngaha, urabizi ko uru urukundo rw'ubuzima bwanjye, ntabwo nakureka ngo ugende. Noneho namaze no kumenya ukuri, ndacyagukunda urabizi. Ikindi kandi amazi ntararenga inkombe, kubera ko twembi turacyakundana. Inzu yacu ntabwo iragurishwa, kuba twaratandukanye mu mategeko biroroshye cyane ko duhamagara umwavoka wacu maze tukamubwira ko ahubwo twifuza kongera gusezerana bushyashya, kubera ko sinakure kugenda, uri ibyishimo byanjye, sinjya nishima udahari. Iyi minsi yose maze nyimaze meze nk'umuntu rwose uri mu itanura, nyimaze meze nk'umuntu wataye umutwe, nta kintu na kimwe cyari kikiri ku murongo, ari akazi sinari nkigashoboye, nta byishimo namba nari nkigira. Noneho sinkubwira ikindi kintu utari uzi, nuko buri gitondo nabyukaga maze ngategura ibyo kurya,
nkumva ngiye kubikuzanira, ariko nanone ngatekereza ko ngomba nyine kutabizana. Ariko buri gihe uko nateguraga amafunguro najyaga kwiretura namaze kuzana amasahani abiri cyangwa se amatasi abiri igihe ngiye gutegura icyayi. Ni ukuri nari nkumbuye kugutegurira, ntabwo ushobora kubyumva. Arimo rero yahise amubwira ati ndishimye ni ukuri, niba wumva rwose njye nawe nta cyadutandukanya, dukwiriye kugumana, nanjye rwose nicyo nifuza. Ntabwo nifuza kujya kure yawe, nuko gusa ntifuzaga kukubangamira. Aba bombi rero barongeye barahoberana, maze Willy ahita amubwira ko ahubwo yifuza kumutegurira amafunguro, ndetse yifuza ko uyu munsi basangira, kandi ko saa sita bari buze kujya gusangirira muri ya resto y'Abashinwa nyine yakundaga cyane. Arima rero yarishimye maze biramurenga. Saa sita rero bariteguye maze bajya gusangirira muri ya resto yari inzozi rwose za Arima kuyiriramo. Bafashe amafunguro, Arima arishima cyane, maze bamaze gufata amafunguro, Willy rero yabwiye Arima ati hanyuma rero mukunzi, ndi kukureba rwose nkabona bisa nkaho njye nawe twamenyanye ejo, ntakubeshye sindi kubona ko ari wowe wari umugore wanjye. Ndi kukubona nk'umunsi wa mbere nkubona, wa munsi wa mbere duhura, uyu munsi nanone niko ndi kukubona. Willy rero yongeye gushyira ivi hasi maze arongera abwira Arima ati kuri iyi nshuro ndifuza kongera kugusaba ko wambera umugore, ndifuza kugusaba ko wakongera ukambara ya mpeta nari narakwambitse, ndifuza kandi kugusaba ko rwose wakongera ukambera ibyishimo, ndifuza ko njye nawe twakongera tukajya mu rukundo nk'urwo twari turimo. Arima rero byari byamurenze, wabonaga rwose ko nawe munsi yari zose barahoberana cyane, maze Arima ahita amuhereza ikiganza. Willy rero yongeye kumwambika impeta bundi bushya, maze anamubwira ko kandi amukunda nkaho bamenyanye ejo. Yaramubwiye ati ndagukunda n'umutima wanjye wose, gusa kuri iyi nshuro sinifuza kuzongera kugutakaza ukundi, ndifuza ko waba ibyishimo byanjye ndetse nanjye nkaba ibyishimo byawe, kubera ko warandemewe kandi nanjye narakuremewe. Ntabwo ni ukuri twaremewe kuba ahantu habiri hatandukanye, urabizi ko ari wowe rukundo rw'ubuzima bwanjye, sinzongera kukurekura ukundi. Ibyishimo byari byose rero, bakomeje guserebura ko bongeye kubonana, ndetse rwose uyu munsi bahamagaye wa muavoka wabo bamubwira ko batakifuza kugurisha iyi nzu, ahubwo ko icyo bifuza ari ukongera kandi gusezerana bundi bushyashya. Uyu mwavoka rero byaramutunguye, maze yibaza ibyabaye biramuyobera, ariko arababwira ati ntabwo ngomba kwinjira mu buzima bwanyu, ibyo mushaka nyine ni uko bigomba kugenda, kandi rwose ndanabyishimiye. Nabo rero bamubwiye ko rwose bazamwishyura amafaranga bamwemereye ndetse bayakubye kabiri, kandi bamubwira ko ibintu byose byerekeranye n'ibyari biri kuba bishingiye kuri divorce byose byahagarara. Hashize iminsi rero maze bongera kujya gusezerana bushyashya. Uyu munsi byari ibintu bitangaje, dore ko nyine bari bafite ibyishimo. Inshuti zabo zari zabaherekeje, wabonaga nyine abantu bose babyishimiye, ndetse inshuti zabo za hafi zari zibazi cyane, zababwiraga yuko bari babizi ko bagikundana, kubera ko bari babizi ko badashobora gutandukana ngo umwe yibagirwe undi mu buryo bworoshye, kubera ko iyi couple yari intangarugero mu nshuti zabo zose. Bari babizi rero yuko rwose gutandukana kwabo atari ikintu cyoroshye. Uyu munsi bababwiye ko noneho babifuriza kuzabana akaramata ndetse bakazatandukanywa n'urupfu. Naho rero Willy yari ari kuvuga ati gusa nyine niba ari no gutandukanywa n'urupfu, ntabwo nifuza ko ari njye nzapfa mbere, ndifuza ko ahubwo twazagendera umunsi umwe maze narwo ntirubashe kudutandukanya, kubera ko sinifuza na rimwe kuzasiga umukunzi wanjye ku isi, kandi sinifuza ko nanone nawe yazansiga ku isi. Icyaba cyiza nyine ni uko twazajyana maze tukabana ubudatandukana no mu bundi buzima. Niwe nifuza ko azaba umugore wanjye, niwe nifuza ko kandi tuzagumana. Ibyishimo rero byari byose, urukundo rwari rwose. Arima rero yabwiye Willy ati ndishimye
kuba nongeye kukubona iruhande rwanjye, kubera ko ntabwo natekerezaga ko ibi byishimo nzongera nkabibona. Warakoze kunkunda kandi warakoze kunyumva, gusa nanjye nkwemereye ko nzagukunda ubuziraherezo. Aba bombi rero barongeye barahoberana, mbese bino birori byari bimeze nk'aho ababijemo bari bari kwirebera filime y'urukundo. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.